nahanzize ko narwaye bikomeye nzakwaruha niho mfite igihaha ikibumoso ntakibaho. Amen. Haleluya. Ariko Imana yo mwijuru ni yamagata niwe warugize niwe warukeye yarahageze kuko yarakenewe biramenyekana arahagera kuko yarakenewe birumvikana Imana yarumye no kujya guhanura. Haleluya. Nabaye Faisal bamuranga igihani byo ariko noneho ngo bahanura ni muri ko kandi birene mvuye muri ko barasanga ati batubwire cyane cyane byabaye tugere guti bivuga ariko papa nanyibonye Imana ikurize gucika amaguru urutaha ntabwo wari uzi ikibazo cy'amaguru. Kindi kintu gikomeye ni Imana yo mu ijuru yabwiye. Amen. Nabonye itoro ryanyu riri na mapine wanda rifashe umuhanda ririgendeye impaka rihagarara ku gisimenti nabajije Imana ndayibaza ndetse iri torero haleluya ni mobayo mwawe kuvuga San Francisco nakunda amaresitora yo mu mahanga bafata ikimodoka bakajya bakakigendeje aho bageze bose batangira ntibajya bagaruka mu motora basanga nuko mu gihugu aba bari guhana babyumve ababikora kucyo babyihora ariko bazajya baza no kubareba basa n'umwakozi murahandi reka aho bategeye noneho bazajya bati haleluya. Amen. Haleluya. Ndahangaha rero kuko namaze kumenya ko abadayimoni igituma badushobora bashyira hamwe bagahuza ubwabo bagafatikanya bagashyigikirana. Namenye ko dayimoni bishari ahamagara wikavuga ati hano byakomeye uwishari yahagera wikavuga abananiwe bagahamagara wikahanga bagahurira aho bagasirimba ni gute twebwe abashumba turi wamusinyiye mpamvu utaramenye icyo ngicyoya yandaritse nyine yarandaritse kera naramuherekeje n'amaguru mwikomeza aho yambwiye ibintu byinshi na n'ubu nigendera kera twahuye na pastor yego mbikora nyine mbivanga n'igisirikare nkabona ntabwo bisa nshobora cyane nkabona biragoye nta n'urusengero ngenda. Haleluya. Ifata umwanzuro cyane uriya mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo ntabwo Imana irihamagara umuntu utakora muramukora ntabwize cyane igomba gukora mu kazi niba ntabwo bageraga birabo n'ubundi ariko kubikira basabye ntabwo ibiganza basabye kuzabona Imana mu isi kuyibona no mu ijuru kuko yibuza ku isi no mu ijuru ntayo bazabona uzabona Imana mu isi no mu ijuru nibwo uzayibona kuko ubayeho babaye muri iyi si ntabwo Imana bazayibona ntabwo Imana ikorana n'abanyamujinya bona n'Imana mu isi kugira ngo no mu ijuru izakwiye Imana ko bagiye gutira ntabwo ati zagaruka. Haleluya. Reka tujye mu ijambo rebera igitabo cya Yosuwa icyenda 22 usome na 23 mubwire ku bagabo b'abajya miliyoni bigira inama yo kwikiza bikarangira bitaye mu gutegura no kubakira icyenda 22 handitswe ngo abari bateye icyenda 22 umunani ni kuri umwami wa Ayi ntabwo ari wovuze nuko Yosuwa arabahamagara arababaza ati ni iki cyatumye muturyanya mukavuga yuko muri kure yacu cyane kandi dutuwe nuko rero muravumwe. Haleluya. Ntabwo muzabura kuba bareba
ubaka karita y'iki y'ubumana muri wowe. Haleluya, amen, haleluya. Takura kumurika abantu bose mwaza bayasanga. Haleluya, yo banda ubaka karita y'ubumana nibwo mubarango bavuze bazagukorera nawe uzagira gute uzabamo. Niyo mpamvu ubona ukikore, niyo mpamvu ubona ukicukurira tuwarete kuko nta karita y'ubumana ugira. Niyo mpamvu ubona ukiramo n'arakwiza n'igakora nta karita y'ubumana ugira. Niyo mpamvu ubona ukingira mu murima guhinga kuko nta karita y'ubumana ufite. Nuyibona bazaguhingira. Hari ababishinzwe abantu b'Imana, hari ababyerejwe kudukorera. Dore ikimenyetso kizabitubwira uko naraye hano bagiye kuvuga ngo ndaza kwarishanya no gusenga, niko hari undi baryamye nijoro baravuga atari kumubu wazana akazu k'amazi muri kati. Uwo ni umuvo wari kureba se kuko bari kudepoza. Haleluya, mugari bari cyubahiro. Imana yararebye ibona ngo ntabwo nzaza kubwiriza hamwe n'ingera mu rugo amazi yo kumanyera ubwego ishyiraho abavomyi kandi baje ko baje muri twe bazi ko batubeshye. Haleluya, haleluya, muri cyubahiro cy'Imana. Hari abakubeshye bakwinjiramo barakugera mu imbere ariko baravoma bajya bavoma. Hari abandi barebye muri karitsiye babona hakwiye akazi k'amakara, ubu bari ku gikombe bagiye kuzana amakara. Amen, abo ni ababishinzwe. Uwo ni umushinga. Amen, haleluya. Numara kubaka karita y'Imana iwawe ntihazabura ibiryo, imyambaro ntabwo izabura, amahoro ntazabura mu rugo iwawe, byose bizatungana, bizaca mu nzira uko bikwiye kubaho. Haleluya, amen, haleluya. Njyewe narwaye igituntu inshuro 3, narwaye covid inshuro 2 nabwo, ndwaye ibintu 9 mu gihe kugeza aho bagikuye ejo muri kwa cyenda kwa 2020. Iyi Mana ni tayari kugukoraho nawe. Imana iremera ko tuzongera kubivuga, tuvuga Imana kumvishe ifite ukuboko kurekure izagukoraho kugira ngo tuvuge Imana yakoze. Imana wumvanye Rishari ho, Imana wumvanye Mushumba reka, Imana wumvanye Bishop reka, ije kumukora. Burahamu yamaze igihe acuruza imana za se ariko zitwaga iza se, akazigurisha abantu akababwira ati n'ubwijyane ariko ndagusoreza njye bandimitse. Amen. Niki byo jambo cy'icyo ariko hari abagize gute, hari ababishinzwe ibintu byose mu bitana ariko hari abagize gute. Niba bikibyikore ugenda uvuga ati we Mana reka nzakira, reba karite z'Imana ziriye bazima cyangwa ni cyikore kwifubira mukajya kwifubira hari ababishinzwe barakuye. Haleluya. Icyangwa no gusenga amasengesho y'abakagera ku muntu w'igikombe wajya kuzana akahageza n'amahoro. Dore kizakubwira ko utari muri abo bantu bavuye n'ujya gucuruza azasigara n'amakarito gusa, ahubwo urangura hagera n'imangazini ya kabiri ya gatatu. Urangura umufuka w'amakara uhobe wose kandi umukura hazana imodoka yose ya kangahe kuko amasengesho dusenga twebwe. Haleluya, afasha ababishinzwe ntabwo afasha twe. Kuki ushaka kungukira ahantu habiri mu buryo buterwa n'umubyizi urashaka dapfa cyubahiro n'ikimana ntabwo bizashoboka. Rebera mu gitabo cya Zaburi umurongo wa 50 igice cya 50 n'umurongo wa 10 kugeza kuri 12. Ariko muhandike muze no kuhareba ibyo nyine haranditse n'imodoka zanyu zitarasuzwa n'aho Imana yajyanishije serwashya. Hari ibibazo bibakubaho uyu mwanya mutaranasenga kuko ijambo umuririmbyi yararirimba mu ijuru imbere y'Imana. Hari uburyo gute umvugira ntabwo iyo turirimba inandirimo tuvuga ngo hari umuntu tuvugira umvugira nawe ufite umuntu umuvugira n'uriya afite umuntu umuvugira, akuvugira wasenze akakuvugira utasenze, akuvugira utarabaho akuvugira uriho uwo arakuzi. Umuntu kuba watanze n'umuyobozi wacu twebwe abatanga uwo ni Yesu. Iyi Mana yo mu ijuru itigeze yambara umubiri, iyo Yesu atahabana hagati yacu nayo rero yaratumaze kuko itazi ko umuntu gerageza. Uzi umukobwa wambaye ubusa ku kintu n'uko gashaka
Yesu arabizi. Haleluya. Wimwana gazani tutarashishwa n'umuriro w'iki w'amahoro Imana yaganije se kwacha. Bona babisi na cyane rwose ari ibibazo bikuba buri mwanya hamwe kandi bategereje bikuwe. Haleluya. Bona Yesu amashi. Michani abakiranutsi bazishima nawe. Haleluya. Umukiranutsi azishima nawe kuko guhora kuko bazavuga ngo nibyo koko. Kuko tuzonyesha amaraso yacu, tuzonyesha ibirenge byacu amaraso y'abanyabyaha. Zaburi ya 58 ugeze kuri 12 gusoma. Handitswe ngo umukiranutsi azishima nabona uko guhora. Umukiranutsi azishima nabona uko guhora. Azogesha ibirenge bye amaraso y'abanyabyaha. Azogesha ibirenge by'amaraso y'abanyabyaha. Abo bose bagera ku mushatsi n'itoki n'ibirayi mu ntege. Icyuya cyangwa icyo turiko. Kandi mabyaha. Uzimoni ntarora. Mujye kurya ibirayi bya Kinigi. Cyangwa amakara ya 12 y'Igikombo kuko hari abashinzwe kubyandika. Muri itoki cy'ikibungo ntabwo ari ngombwa gutubaye. Tegereza Yesu mu murwa. Yesu yavuze ko tumutegereza mu murwa, mu murwa ziko tudahinga, niyo mpamvu yaremeza abashinzwe kujya kubituzanira mu ntara. Komeza. Bizatuma abantu bavuga ngo ni ukuri hari ingororano y'iki y'abakiranutsi. Ni ukuri hari ingororano, hari Imana icira imanza abari mu isi. Yicare ubaka karite. Haleluya. Mushumba w'itorero ubaka karite. Muyobozi wa korali ubaka karite. Mu by'ukuri ubaka karite igihugu udasa abantu basiza namaze kumenya ko amavuta wari ko wayanaga aho ari ikiziriza naga amavuta hamaganisha amavuta naga ngo amavuta turi hano ni muze ngo ya kuba hari amavuta gusa namanya muzavuye ntabwo bacakumenya aho ziturutse namaze kumenya ko bashaka kuvuga yatera mu cyo cyangwa metero 8 ntabwo menye mwago zivuye zose zisanga muri wa muntu. Haleluya. 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 Namaze kumenya ko amavuta acamukije nta rushishiro kandagira. Amavuta yacamukije abaturage barabimenya mu Imana acamukije. Haleluya. Amavuta y'ibumye y'ibumye gushishiro yaturagira bakayavura kamwe. Nuko umwana amavuta rero atacamukije n'urushishiro yati. Bari yasuzuma niyo mpamvu wana n'umuruza gusuzuma. Camutsa. Haleluya. Mubwiriza ibice 23. Haraba ukufuneza zimana n'ubwenge no kumenya. Ariko umukiranutsi umunyabyaha mu muhonga runde. Aboneka ko umuneza zimana. Ubaka karite. Amen. Ubaka karite byo nyine gusa. Umuneza zimana password. Hasigaye bagukorera. Ngiye mfite amashuri 5 primaire. Haleluya. Amen. Isi ya kutseko. Muruguta cyane. Haleluya. Ariko Imana bayimbere cyo. Ngo ni muhumure ntabwo tuzapfana bagace tuzagabana muhumure ntabwo tuzapfana bagace mambo muri Rwanda rwacu usanga ngoza abazungu babuza kubatsa karite atarukana muri umahaka
muzagera musengera muzahabona karite. karite. Haleluya. 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 Ariko Imana ikoze mama uri kumuri kwa gapira k'umweru. Wowe Imana ni igitangaza, wowe bateraga hari indirimbo yego. Batonaga. Amen. Imana yo mwishyura kure ni igitangaza ta. Nibyo banyita munyene Martanazi ariko muri banyita musirikare se kugira gute gusenga. Musirikare usenga. Musirikare se. Kwa musirikare usenga. Kwa musirikare usenga ugeze kose. Na sinzi niba bagabo ku nta muntu muri. Ariko Imana yawe. Amen. Wewe sura muzi. Musirikare usenga ahantu hose ugeze musirikare usenga nashimye Imana. Kuya nk'umurizi. Namaze kumenya ko ikiri umupagani yuza ku bantu bakwita urundi ruzina rumwe. Iyo umaze gukizwa we bayibuzina bakwita pastor, bakakwita mushu, bakakwita moko. Bigaragara ko hari ikindi kizina kibi bakwitaga. Batinda gutungura mu kanwa kutabahita. Ariko nashimye. Urakoze witeka Mana yacu. Agushimye ndaguhimbaje. Uri Imana nzima. Kubatereka itetwe ntabwo twabishobora. Kugira ngo bari abanyamiliyoni b'ingingi inama yo kumucengera badukorere niwo uzabidushoboza. Baranatwe kugira ngo tutazamena nk'aho batazabihindura. Baragana amavuta yo ku bantu bawe. Sengera itorero kugira ngo ryawe rigeze kure wateganyije kubigeza. Kandi abari aho bose nsabye umugisha mubabeho musakirize mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi turavugana ku ki? Karite. Ningaruka tuzavugana ku mbaraga z'umusokoro. Haleluya. Tuzavugana ku mbaraga z'umusokoro, uburyo umusokoro bwawo, haleluya, barakubaza barakwica barakwangiza bakwanditse hariya amavuta kuri bo, haleluya, akura akavubi uko bwije uko bukeye gahinduka inyamasha. Mani batera w'inama batabishaka. Tuvugane kuri karite. Namaze kumenya ko Dawidi yawe yari mu ishyamba yubatse karite gusa. Shama aragenda bagenda aragenda kwita karite. Aminadabu abakoroneri nta karite. Amen. Dufite abashumba benshi badafite karite batubatse karite. Dufite abavugabutumwa batubatse karite. Dufite abaririmbyi nta karite bagira kugeza uyu munsi akaba yararirimba byaremeye ariko agaturuka akaba atakageraho akaba n'agahumba kure ariko kuko nta karite bigeze bagira. Subira iwawe genda wubake karite. Elisa yararebye ari guhingisha ibimasa yari yamunyuze ahabona nta karite afite kandi ashaka kugenda n'ubatse karite. Aravuga ati mbabare nasubire iwacu ujya gusezera. Yari ati nakubuje ntaho ujya gusezera. Haleluya. Elisa agenda iwabo abantu ibimasa ibyo bibera bibagara ku gatuba mu masa. Babarye umva mubwira ibyaha wihari. Bya birimo murabarukareka. Burya n'ibyapfuye gusa wabiguhaye byanditse aho. Hari sitoke yabyo, hari sitomani wabyo, Elisa arifata bisubiza. Njye mvuye mu kazi k'igisirikare imyenda y'amabandi. Abo nabibabwira neza ariko bakiki karite. Umusokoro nabo tuzamuvugaho gutaha. Nitwa Bishop Wenyine Ntwari Athanase, imyaka 36. Haleluya. Haleluya. Umugore n'umwe y'abana ni benshi. Amen. Ndamutse mvuze bariyaga biyitirira namwe mwababara kandi urwego ruri kugenda ageraho. None umubyeyi wabo. Haleluya. 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 Turi basekuruza b'amahanga wowe ujya wihunga barukavuga ngo w'abana bangaye ibyo kugira ukura. Ariko kukimira mu rugisha. Uwa bose. Nabo wa bose se. Amen. Yesu yaminga. Ntabwo yaminga. Dore n'uzwe nanga. Imana ni igitangaza yifata abantu bakazana amafaranga iwawe ntacyo babakoreye ntabwo
ukavomera utabanyarwanda ntimubazi ntukongere gushyira mu rugabano rw'abana abo ntaturi n'amazi ngo nabayaza abo ntaturi n'ibyo kurya ngo nabagiza bava mu bwira tugiye kuvuga ku babishinzwe ariko wanga wubaka iki ngo itorero ubugingo bushya rikorera hano ikiniya nishinze kubariza mu mwaka zo muri 11 n'enye zo kwa 10 zo kwa 12.